kuri njyewe kuririmba ku ruhimbi rumwe na Don Moon ni ikintu gikomeye, ni ikintu kidasanzwe. It's been so many years kuva umuntu ataratangira no kuririmba yumvaga Don Moon aririmba, ariko kuba Imana igushobora kuguhagurutsa ikakugeza aho bakugira icyizere kugira ngo ufatanye n'umuhanzi nkuriya n'umukozi w'Imana, ni ibintu bitangaje. Ndanezerewe, nicyo cya mbere. Ikindi kandi nditeguye, nzashiramo ingufu nyinshi mu kubyitegura neza. Ndizera ko tuzagira ibihe byiza kandi bidasanzwe. Naranezerewe, ntabwo ari ubwa mbere mbonye Don Moon, kubera naramubonye mu Buhinde aho nigaga, yarazaga kenshi, ariko kuririmba kumwakira kuri stage numvisha ari ibintu bidasanzwe. Ntabwo ari njye wa mbere bahamagaye my brother bamubwira ko ari njye uzaririmba, then abimbwiye numva ni blague, numva ni ibintu nyine bitari byo, ariko then arambwira we are going muri concert ya Don Moon, ndavuga okay, nyuma nza kubona birabaye, so numvishe nezerewe. Ya dufite amakonseri menshi atandukanye, turimo turajya i Burundi, Zambia, turimo turategura ibitaramo byinshi bitandukanye. Imyiteguro tuyirimo, tuyihoramo, gusa muri kiriya gihe cya Don Moon tuzarushaho no gukomeza kwitegura, bizaba ari byiza. Icyo navuga ku bijyanye no kwandika, iyo umuntu arimo akora umurimo nk'uyu, people talk so much, bakavuga utuntu twinshi dutandukanye, ariko usanga nta kimwe kiba ukuri muri byo. Indirimbo ndazandika, kugeza ubu ngubu ndazandika zose, gusa ndateganya kuzakora live recording nkuko mbyifuza, igihe cyabyo nikigera nzabikora.